Mwese ashimwe ni njyewe Apostle ukuri nkunda Minister, it doesn't matter uko banyita kose nta kibazo. Bon, rero ndi hano kugira ngo mvuge, hari abantu bambaza ibibazo bakimbaza muri inbox, ariko have been prefer kuvuga live kugira ngo bifashe n'abandi bafite icyo kibazo. So uyu munsi ndashaka kubaza umuntu ambashe mbese ni iki kintu wavuga kugira ngo gikomeye bitewe n'ibyo naciyemo n'ibyo nabonye, ngira amapost yanyu murayazi. So benshi mwibazaho byinshi, muhumure, I'm good, narakize, ahubwo ni ubuhamya. Hari ibintu ducamo kugira ngo tubere abandi isomo cyangwa tubigishe ibyo twaciyemo. So jewe rero I am here as a servant of Christ. Nkunda Imana, irankunda, wabikunda utabikunda, good. Igikomeye nuko ngomba gutanga ubuhamya, kandi ukuntu ngutanga siko ushaka cyangwa uko wowe ubyifuza, niko biri. Ntago wandemye, sinakuremye, tugendane. So icyo natangira navuga nti ikintu gikomeye mu bintu nabonye, kuko narongo ndi muto, menya umuryango ugiye gushakamo. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko ntabwo ari ibintu duha agaciro, ariko ni ibintu bikomeye, kuko umuryango ugiye gushakamo uko batekereza, ibyo bakora bizaguherekeza cyangwa bikwica. Unyumva? Iyo mvuga kwica mu mitima, kwica mu bitekerezo, kuko nushaka mu muryango w'abatindi bazagufata nk'umutindi kandi wowe utari umutindi. Amen. Nimba uri umuryango wanyu mufite urukundo rwinshi, bo nta rukundo bafite, bigira amatiku, bagira ibintu birebire, hano baba mu bintu ntazi byari bahora igiyeho sinabashobora. Inshuti tubana nazo ziranzi, niyo umvya mu bintu by'amatiku karakara ubutigihe finally. Honestly, mufite impuba. Hari umuntu wavuze ati kurakara ni ugutigihe kereka ari Uwiteka umwohereje. Niko biri. Vraiment, honestly, amagambo, ikintu wekerezaho, I don't care at all. So rero umuntu ugiye gushakamo umuryango ugiye cyane cyane abakobwa, niwe ndikubwira, cyane cyane ndashyushirika kirimo cyane cyane abakobwa, mugomba kumenya imiryango mugiye gushakamo. Cyane none iyo ufite umusore ucyonka amashereka ya nyina, mbite mama's boys, nimba ari umuvumo uri ku isi, ni ukurongorwa n'umama's boy. Umama's boy ni umugabo, reka mwite umusore gabo, ukiri umusore ariko ucyonka amabere ya nyina. Donc aba arimo aronka, acyonka umugozi, wa mugozi ntuburacika, wa mugozi donc ubuki abakiwufite na nyina, ku buryo nyina icyo avuze n'icyo akora, aramutinya, mutinya Imana. Mbyema mbona harimo n'ibintu bya witchcraft, by'uburozi, mbona ari ibintu biri spiritual, ku buryo abakeneye gusengerwa, kuko dasengewe no, umugabo niyubaka, kereka yubaka ariko uwo mudamu yemeye gukandagizwa na nyina. So abagore rero nkatwe, reka mvuge nkatwe, nkanjye, my friend, tubaho abagore tutemera gukandagirwa n'ibintu byari byo byose n'umuntu wari wese, twisobanukiwe, narisobanukiwe ku buryo nta shida, kereka ishida afite n'Uwiteka. Haleluya. Kandi siba ko nashaka guca bugufi ahari ngombwa, nkana I stand up to myself ahari ngombwa, cyangwa se kunabivuga nkihagararaho ngomba kwihagararaho. So kubuca bugufi nibivuga ko ngomba gukandagirwa, no. Abakristo ibintu tubigisha, batwigishije cyane cyane mu ngo, bagashaka gukandagiza abagore, bakamubisha ko kuri umukristo, donc nta kintu ugomba kuvuga. Who told you that? Bihuriye hehe? Sara, mukunda kwikumpara kuri Sara ngo niwe wavuze ngo Abraham yari umutware. Abraham yari umutware mwiza nyine, yari umutware. We nakwita umutware gute uri igisimba utari umugabo? Why nakwita umutware? Yamwise umutware, uzari wa Abraham ibintu yakoze. Abraham first of all yavugana n'Imana, we ntuvugana n'Imana, uvugana na Satani. So wita umutware how? Never. Icya kabiri, Abraham umugore amubwira ati, yaramutegetse, ibyo murabizi, Sara yategetse Abraham kuryamana n'umuntu wiwe, umukozi wiwe, kugira ngo abone umwana. None se n'umugore uca bugufi. Rero guca bugufi ntabwo bihuriye no kuvuga ngo ntabwo uvuga, ntuzi uburenganzira bwawe, ntuzi kwirwanira, ntuzi kurwanira abana bawe, no.
ibyo bintu iyo myumvire mbivuzeho gatoya ariko nabyo tuzabiganiraho igihe nikigera. Ariko reka nkubwire, kuba uvuga ngo uca bugufi ntaho bivuze no gukandagizwa no kwicwa burundu ku buryo utakizi utazi uko witwa abana ntubarera neza ko warasaze mu mutwe, never. Okay? Ibyo ntibirimo. Mu gihe udafite imbaraga zo kuvuga ngo ugiye kurwana n'ibyo bisimba, ujye ugendera, ugende usemana imbaraga, ubone kugaruka nibwo ugaruka. Ariko ugumeyo nabwo. Amen. Uzarinde ubuzima bwawe. Amen. Urinde n'ubw'abana bawe kuko nta mugabo wakuremye, nta mugabo, reka tubwire n'abagore bahohotera abagabo, nabo wenda bumviremo ko barahari nabo. Nta muntu wakuremye ku buryo ugomba kumupfira uretse Yesu Kristo. I'm sorry, uko niko biri. Imana ikurema yaguhaye ubuzima ugomba kubamo, nuhura n'ikiruru ugahura n'inzoka, nuhura n'ibyo byose, ntibivuze ko ubuzima buba burangiye. Ubuzima none se ko twakuze ibintu twagiye ducamo byatuhaye ubwenge, hari abo biha ubwenge, hari n'abo bitigisha, ariko turakomeza. Ntihagire abantu bajya bashyiraho pressure. There's no pressure. Ariko nanone nta kubyinamo uko dushaka, twemerewe byose ariko ntitubyemerewe. Twemerewe kubyo ushaka ariko ntabwo tubyemerewe byose. Byo kuvuga ngo ugomba kugendana n'Imana iri kubwira, ntagomba kwitwara uko ushaka wumve ngo Imana yagendana nawe. Oya, aho hantu mujye muhumva neza. Iyo mvuze icyo kintu simba nshatse kuvuga ko tugomba kwirengagiza gukora ibyo Imana itubwira gukora. No. Ariko nanone ntabwo tugomba kuba injishi. You got it? Byose ni mu bwenge no kumenya icyo ugomba gukora muri situation ugomba gukora, ariko byubahisha Imana kandi bikurinda. Amen. Bikurinda. So, navugaga mama's boys ni abagabo, sinjya kwita abagabo. Ntago bari abagabo, abari abasore gabo. Bacyonka no ku mugabo, umusore gabo nk'uwo aba akeneye kurongora nyina. Donc we ntabwo bashaka umugore uwo bashaka nyina. Donc abashaka undi mugore agomba kuza akamukorera ibyo nyina akora. Bivuga ngo nyina aramwumva, nakora ikosa aramubera, kandi imbere y'uko ijya akora aragenda abanza abaze nyina, ukagira gute. Umva, icyo urwo rugo ni ibintu bibiri. Icya mbere, nimba warahuye n'umugabo nk'ubu, umukobwa agomba kuba ari wa mukobwa uzi kwihangana, wemera utotezwe, no kube number 3, number 4, number 5, number 6, number 7 mu rugo rwawe. Ntabwo uri umwe n'umugabo wawe. Donc uri umukobwa w'incakura. Uri umukobwa utari incakura ntiwabana n'uwo musore, kuko umukobwa w'incakura nyine aba yarahuye n'ubuzima bukomeye, akaba azi ukuntu amera gutya, amutetesha, mbese amutetesha muri façon yo kumubeshya, akamuryarya. Nibyo batwigisha, bakamuryarya akagira gute. Ariko umuntu uba waragize ubuzima bwiza, tuvuge nkanjye hano, honestly nakuze neza, nagize umupapa w'umubyeyi mwiza unkunda. Ni naho mpamvu ngira ngo meze gutya, kuko nta gitsina gabo cyaza kuntoteza ngo nkemere, kuko nagize umugabo wanjye mu buzima wa mbere ari papa wanjye. Yarankunze, arantetesha. Amen. Arantetesha cyane ariko kugeza aho avuye kuri ino si. Nta muntu wakoze mu rugo utabizi. Nta n'uyu nguyu se w'abana wagiye nawe yarabizi, kuko tujya dukora mariage, papa wanjye yamushyize ku ruhande aramubwira ati uzihanganira umukobwa wanjye, nta nubwo azi no kugura inyanya, nta nyanya azi kugura. Nize muri école française, nize hanze. Donc ntunzaneho ibintu byo gushaka kunkandanyiriza no kungira umutindi n'ubutindi bwawe, wumve ngo ndi bwicare ngo mbwemere. Ntibishoboka. I'm telling you. None namenye Imana, Yesu we, namenye ko ibyaha byanjye ari wite kubimenya. Ntabwo waza kunshira urubanza kuko nawe urabifite ibyakuguye. So uwo ngomba kujya kubwira Imana ibyanjye ni Yesu. Ejo byemeye bitemeye mvugana n'Imana, nta shida. Amen. So kombinazo yanjye rero nk'umuntu nkanjye hano, abagore nkatwe, kamubwira nimba windeba mukumva ubu umugore independent, umugore wijya gushaka mama's boys, wibashaka rwose. Kandi ikibazo cy'aba mama's boys, bazi kugufata neza mbere y'igihe nyine, niko bamera, barakubeshya bakakuryarya, ariko nta bugabo babamo. Umugabo nufata urugo akamenya kurwubaka,
akamenya gufata nyina aho amushyira, nawe akamenya aho ushyira. You understand? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umugabo n'umugore bashakanye baba umwe, umugabo ava kwa nyina akaza kuba umwe n'umugore we. It is simple. Nta bindi wongeraho, ibindi mushaka gushyira morale zanyu by'iwacu, imico yacu, nta mico irimo mu bintu by'agakiza. Ibintu by'agakiza bya Yesu yabivuze biri simple, birumvikana. Umugabo ava kwa se na nyina akaba umwe n'umugore we. Rero aho deja kuba uwo mugabo adafite icyo kintu muri we, nta bugabo bumurimo, ntakwiye kubaka. Rero umusore ugifashe ucyonka amata ya nyina, ugifata kondo, wiza gutesha umutwe abakobwa hirya no hino. Kereka ushaka kuba imbata yawe barahari. Hari abakobwa bemera bakaba imbata z'abagabo forever, ariko hari n'ababyanga. Nitwe turahari kandi turahagaze, tumeze neza kandi tuzi Yesu. Rero n'umushaka ngo ntabwo nzi Yesu, ndamuzi, ni nawe wangize gutya. Haleluya, ni nawe ungejeje ahangaha. Amen. I am so thankful kuko ibyo nshamo nyine wa mugani arababimbwira ati ni ukugira ngo ubohore abandi, uvuge kuko hari abantu bari muri situation yanjye. Rero nimba uri muri ibyo bintu bakagukandamiza, ugiye gusara, ni imyuka mibi cyane, mibi ariko nzayivugaho. Amen. Kuko umwuka wafatanye nyina wafatanye n'umuhungu ngo bakurwanye, none bashikiye nabo bakaza baramunabe cyangwa basaza, ntawumenya. Ni umwuka mubi. Hunga. Ntabwo ugomba gupfa kubw'abantu b'abatindi, b'abagome. You understand? Kandi bafite intego yo kugukandagiza. Wowe unkandagiza nkande mvuka wari uhari. I'm telling you, nta bwoba. You can't. Ntukagire ubwoba w'umuntu utaregeze kurema, ujye ubwoba bw'umuntu Yesu Imana yakuremye yonyine. Haleluya. Naho undi ni umuntu ni nkawe, kandi ujye umenya ko ibyo dukora mu isi ejo n'ejo bundi uzabyishyura. So rero ikintu cya mbere ugomba kumenya mu muryango ugiye gushakamo, ukareba dinamike y'uwo muryango, bakora gute, ibitekerezo byabo bimeze bite, ningira ikibazo bazagenda bite. Mugero utaramenya neza uwo muryango uko umeze, hari n'igihe ushobora wenda kutabimenya cyangwa akakwereka isura itariyo, ariko kameme wakoze recherche yawe, ni ngombwa. Wakoze nawe akawe, kuko ntabwo nubwo ugiye kubana n'umugabo gusa, ariko n'umuryango uba ukomeye muri famiye, sibyo? Dukora imiryango ibiri hamwe, ariko uvuga uti kandi urebe n'uwo mugabo cyangwa uwo mukobwa uko aresolve ibibazo, ukuntu akemura ibibazo, ukuntu ameze. My friends, iki kintu ntabwo ari ikintu cyo kwihutirwa, ni ikintu cyo gusengera, ugatuza ukareba byose impande zose. Uzareba Aburahamu atuma umugaragu we kujya gushaka umukobwa uzarongora umuhungu we, yamubwiye umuryango agomba kujya gushakamo. Kubera iki? Kuko ni ngombwa kumenya uwo ugiye gushaka n'umuryango ugiye gushaka. Rero akenshi turabyirengagiza ngo nuko bakunze n'umusore ngo you don't care umuryango, ariko ugomba kumenya ibintu avamo, imico afite n'uwo muryango. Ariko hari igihe ushaka guhura wenda n'umuntu wananiranye, atari uko umuryango umeze gutyo. Byindi byose nibyo ugomba kureba. Muri make ntabwo navuga utuntu twose, ariko ngira ngo uyu munsi icyo nshaka kubwira ni uko umuryango ushakamo ni ikintu gikomeye kuko nushaka mu muryango w'abagome bazakutoteza. Bafite imitima mibi y'ubutindi. Hari abantu bagira imitima y'ubutindi gusa, ukabona mwamwicaranye nabo, icyo bakora gusa ni ukuvuga abantu, kandi nibo bantu ba mbere b'abatindi, mbese batanezerewe mu mitima yabo. Namaze kumenya abantu batanezerewe mu mitima yabo bavuga abandi nabi. Amen. Bavuga abandi nabi, bakabicarira kandi ari amashyari gusa, nta kindi. Urumva rero be careful, urebe umuryango washatsemo, kuko ngiye ibyo ndabizi. Hari n'igihe ushaka gushaka umugabo mubi cyangwa umukobwa tuvuge mubi, nawe mvuge mubi, abantu nshaka kuhavugaho gatoya. Hari abantu b'abagome, hakaba n'abantu iyo mvuga babi muri sase yuko wenda bakora ibintu nabi, atari ko batari abagome. Tumenya gutandukanya abantu, nzaza rimwe kubavuga abantu. None kubera gushaka umuryango mwiza ukabubakira, ugasanga nyina afasha umusore cyangwa umukobwa akamubwira ati tuza. Amen. Washaka muri wa muryango wundi w'abatindi rero, noneho akaba ari ugusenya.
none akaba ari ugusenyera. Ibi birashoboka cyane. Nk'uwo nababwiye b'abasore gabo bacyonka afite nyina mubi, ashobora kumubwira ati senya kandi arasenya. Bifitemo ubuhamya, sibyo? Ni ubuhamya bwanjye ntabwo mbitinya. Rero ugasanga umugabo afite imyaka 47 aracyabana na nyina, umve nk'ibyo bintu. Afite abana 4, nawe mbwira. Akavuga ati nataye umuryango kugira ngo ngende mfashe nyina ngo azamure business. Kumva nk'ibyo bintu uhita ubona ko hari biteye isoni, sibyo? Aha ni ibintu udashobora no kuvugira hano. Mvuga rero ngo nk'uwo mugore, uwo nyina w'uwo mugabo asenya urugo rw'abandi, kandi ifa ko tubivuga, abo bamama musenya ingo z'abana banyu, Imana izabahana. Mukeneye deliverance, nimba ari imyuka ibabamo yo kuvuga ko mudashobora kurekura abana banyu. Rero mufite abana b'abasore barakuze, ndabakujije, Yesu yagiriye neza. Iyo ndebye umwana wanjye w'umuhungu Alvine, imyaka 20, mwiza cyane, hari ukuntu atetuje. Ejo twaraganiriye, arambwira ati mama, ati iyo mubona munyembaraga, atubigenza ute? Turi abanyembaraga, Imana yatugize ba Debora. Nimugafate, nimukemere ba Kayene baze babatesha umutwe, ba Nabali abagabo b'ibigoryi gusa. Weekend nibishoboka, Imana yaraduhagaze duhamagara itugira abantu barabagirana. No kubye n'abana bacu batubonye batubonamo imbaraga, bakavuga ati mama wabigenje ute? Ubigenze ute? Nkatumwana ni Imana yo mu ijuru yamfashe imbaraga, aho banciraga kanzu Uwiteka yanciriye inzira. Yesu we, umva, Imana ibaho bakobwa beza, badamu beza. Reka mbabwire, nushaka kuza kwizera divorce ebyiri shitanye, kuko ugenda uhura n'ibigabo b'ibigwari b'ibigoryi ko barahari kandi nabo benshi bashaka. Humura, Imana izakubaka, ikubaka abagabo b'ibigwari b'ibigoryi bakomeze birukanke imisozi n'imisozi, bahure n'abo bahuye. Ariko n'ugomba kuba serious, senga ubwire Imana uti ndi hano, nyubaka. Nimba izayifata imyaka 20 izakubaka. Nimba ugomba guca mu bintu bingahe, kuko byose ni inzira twaciyemo. Nkatwe tw'abatesi twarareze ukuntu tutazi ko ibirura bihari, birasa bikaturya nyine, ariko Yesu akadufata kongera akatwubaka. So rero umuhungu wanjye arambwira ati ndamubaza se uzabyara, kuko abenshi bavuga ngo abantu baciye muri ibi ngo nta venere, barababeshya. Ibyo bwete n'abawe, ntukamvugire ku banjye mu izina rya Yesu. Ntukemere umuntu uza kwatura amafuti yiwe cyangwa kwizera guke kw'iyo ngo yature ku buzima bwawe cyangwa yature ku bawe. Uranyature urinde. Kwizera kwanjye ni ukwawe, jewe nta mwana wanjye uzaba ikirumbo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko se atahaba bafite se wo mu ijuru twa data wa twese. Haleluya, yarabareze arabakuza baranamuzi, n'uyu munsi bamugenderaho. Mungu ayinamaze se uzabyara, twavuganye ejo, arambwira ati yes. Bangahe? Ati mama, ngomba kubyara abana banjye nkabarera. Narashimye Uwiteka ko nanze ko wenda kubera ibyo yabonye byuriya nyine, buriya ikirara gutyo yarabyiboneye nyine, yarataye, yaragiye araduta. So anihanabarera, azakora amafuta. Umwana wakoze graduation se ntaze no muri graduation yiwe ngo ari kwiruka gusa amafuti. Haleluya. So nari nzi neza yo wenda ko ibyo byose bizatonka ati ntango nzabyara, no twagira Joshua wirwariye autisme, wenda kubera nyine kumurera n'ibiki kuna bitugoye, ariko arambwira atazabyara. Numva nshimye Uwiteka, bya bikomere bya bindi byose byaciyemo byose ntibyamuhagaritse kubona ejo heza. Niko rero data wa twese arahari, bakobwa bari bakore beza, data wa twese azaturera abana. Nimureke kwishinga ibigabo b'ibigoryi b'ibirara basara ko bumvisha yuko badahari ngo isi yahagarara, ngo badahari ngo bana nibazama bazima, ngo ninde nibande ninde bababwiye yuko data wo mu ijuru ahagarikwa n'amaraso y'ibirara y'ibigoryi? Ninde babwiye ko data ahagarikwa na Nabali?
Nabali yarapfuye, my dear. Umugore we imuha umwami witwa Davide. Ntitubifuriza urupfu, tubifuriza gukizwa bakava mu mafuti. Kandi nabwo mwanzi mutuveho, ariko ntimuduce igihe, ntimuduce intege, ntimuce intege abana bacu. Nibishoboka ibyo mwaturanga abana mubyature mu banyu, nimwature ku bana b'abandi. Antuka banje jamais au nom de Jésus. Alléluia. So ubwo rero iyo mbonye abana banjye barakuze, nkabona igihugu cyanjye cya 20 mwiza, nkabona impanga zanjye zirashininga. Malike na Marika ni urumuri. Joshua we sinavuga, Joshua nubwo arwaye autism ariko afite ikintu cyazanye n'ibyo bintu nk'ibyo autism mu rugo iwacu, cyo gushima Imana, gushima byiza ufite, kwihangana. Joshua yazanye ubuzima ntari nzi ko nkeneye. Joshua yazanye ubuzima ntari nzi ko nkeneye. Burya hari ikintu kigora kikubaho ariko utazi ko wari ugikeneye. Joshua arimo na divorce yanjye irimo. Ibyo byose umuntu agenda ahura nabyo, ikamubwira nkanjye se kuko narahamagawe kandi Imana yambwiye ko misi yanjye mu buhamya bwanjye hari ibintu ngomba gucamo. Rero mujye mwihangana, uretse ko si n'ibyawe n'ibyanjye, ariko nibigufasha byumve, bitagufashije gukomeza urugendo. The end y'iyi message ni uko guma naciye no hino nyine ninjiye mu tundi tuntu, ariko umuntu afite icyavuga. Rero icya mbere, shaka umuryango, menya umuryango ugiye gushakamo, umenye nyina uwo muntu ariho cyangwa ntariho, sibyo? Nimba ariho ni muntu ki, ni mudayimoni kazi cyangwa ni umumarayika. Icya kabiri, urebe uwo musore relationship afite n'umumama we. Ese ni umugabo wumvira wagize mama we ikigirwamana cyangwa amufata nka mama we, sibyo? Icyo ni ikintu ugomba kumenya, ukamenya nyine mu mutwe we ubwenge bwe bugeze hehe, bugarukira hehe, kuko hubaka ubwenge, ntabwo hubaka urukundo. Ashobora kuza akubwira ati ndagukunda, ariko ubwenge wapi? Nose umuntu utamenya ubwenge avuga ati uyu ni umugore wanjye, ngomba kumushyira imbere. Nzi amakara menshi mwumve ngo ibimvuga mu gikari, mfite amatestimoni menshi cyane abanyandikiye. Ugasanga hari testimoni imwe nzi umugore ashaka kwinjira, nyina ashaka kwinjira urugo, umugabo aramuhagarika, umugabo ahagarika nyina. No, fata ushaka utamukunda ariko ndamukunda, kandi mu kumukunda kwanjye ngomba kumuproteja. Uwo ni umugabo, you understand? Uwo ni umugabo, si uko yanze nyina cyangwa yamututse yamubwiye ati no, umenye ahawe nanjye ndamenya ahanjye, kandi byubaha bimeze neza umubara abana. Rero nibyo tugomba kumenya. Namwe bagabo rero, nibo bagabo muri ko bagabo biguriki, simvuga bose, hari abagabo beza mereye ku mugabo nahuye n'ubuzima bwanjye witwa Nkundiyeza Loise, papa wanjye. Uwo ni papa wanjye, twamenyanye none akaba na musaza wanjye. Ntibintangaza ko umusaza wanjye ari umugabo mwiza kuko yarezwe na papa wanjye mwiza. Rero ni icyo navuga ko umuntu wambajije kare. Bimwe muri ibyo, ikintu kiri ngombwa cyane ni ukumenya umuryango ugiye gushakamo cyangwa ugiye gushakamo, cyane ko bagiye kubabwiza ukuri. Iyo mvuga ngo imiryango myiza, nanjye n'igituma nyifite ubusabane nyifite na papa wabo, reka tuvuge gutyo, ni ukubera famiye yanjye, ni ukubera mama papa akiriho, bafite urukundo nta butinde tugira, honestly speaking. Ni ngombwa bumeze gutya nyine. So na musaza wanjye urasanga donc barakomeza kumukunda, barakomeza gushaka ko aza mu bintu by'iminsi mikuru yacu, donc ntibamwigizayo kuko nuko twarezwe n'umutima wacu, si turi abatindi. None ugasanga n'ubwo busabane bugihari, ni ukubera nyine uwo muryango mwiza njyewe nturwa. Ni ukuri naho bo yashingirije urumva imitima igeze aha, urumva, my God, buri ari ibintu Imana igeze aho, thank God, you understand? So kandi mbabwire si uku niko kuri abashingirije, urumva. Donc bivuga ngo rero kuva mu miryango myiza nibi, kuko urumva umuryango wanjye iyo utavuga ngo
urashatse kumugirira neza kuko ni se w'abana yeretse. Ejo bundi twari mu kiriyo cya muzehe, nyuma baraza turabatumira, mbona arahagurutse aragenda avuga ukuntu muzehe yamubaye hafi, ukuntu papa ataturengeraga yaba njyewe yaba we umuntu yakoze amakosa, abo kumva papa wanjye yari intwari. Iyo video nzayibereka nabihakana. Impamvu mbivuze, reka mbabwire impamvu mbivuze. Noneho ndamureba, ariko kubera nyine Imana n'ukuntu wenda narezwe, ndamwihorera. Kubera iki? Uyu ni umugabo papa wanjye arwaye, yanze ko njya kumurwaza, Joshua yari akiri muto, ndamubwira aza asigarana abana mbashe kujya kurwaza papa wanjye. Inshuti yanjye, yewe abantu banzi nkira muzehe bazi urukundo twakundanaga, arabizi. Kumva ukuntu yamuvuze ati yambere umubyeyi ntagize, yambere yarankunze agira gute. Umva indyarya, abantu b'indyarya bafite ubumara bw'inzoka mu mitima, mujye mubavuga mukabona araseka yina, ariko ni igisimba kigenda. Aravuze ahantu hose, hari abantu bazi kwishushanya imbere y'abantu mu gikari ari inzoka zimira. Ni umuryango unashatse. Ubwo kumbe wo ni umugabo wanze ko njya kurwaza muzehe papa wanjye arwaye arembye, baduhamagaye twese. Inshuti yanjye magara anapfuye, reka mbabwire ubu ibikoko ushobora kubana nabyo. Igikoko cya mbere ni ikigusekera mu bantu kikakwicara mu gikari. Ibyo nibyo bikoko mvuga abagore muri guca muri ya papa apfuye, yanga ko njya guhamba muzehe. Aravuga ngo uragenda ari uko umvanye ku ndezo z'abana. Imana irabizi ibyo ndi kuvuga. Nimba ari ibintu mu buzima nabonye igisimba kigenda n'icyo. Kuba uri umuntu ari sogokuru w'abana bawe, kuba waramuvuze gutyo, nari ntegereje umunsi nzamufatira. Kuba waraje ukavuga ukuntu yakubereye mwiza akakubera, mbifiteho ubuhamya n'abantu bari bahari barenga 200 ukiriye dukurikiriye. Arahaguruka aravuga ntawe umusabye, azi neza yuko ibyo yakoze, akamubona akamubwira mu marayika. Uzi ibikoko tugendana hanze, mwirinda abantu. Umuntu uko agusekeye ntukagire ngo aba ari muzima, no. Yanga ko njya guhamba muzehe ngo kubera ko ntamuvanye ku ndezo z'abana be yanze kwishyura. Donc icyaha nuko ndi kuvuga ngo ajya atanga amafaranga buri kwezi mpahira abana atabona, atarera, afatirana aho hantu azi ko ndi bimuvaneho. Reka mbabwire rero, nta muntu ninya uretse Uwiteka. Never. No gupfa napfa tubanye ukuri. Umuhungu wanjye mukuru aramuhamagara, aramubwira ati waretse mama akajya guhamba papa we, kuzi bakundana. Aramwinginga, igisimba ngo no, kirakubaha. Nsigara aho ndasenga mbabaye papa wanjye yapfuye. Inshuti yanjye, niho namenye ko abantu ni ibikoko mubana nabyo. Wowe ukabona mumafata amafoto, umenya umuryango ugiye gushaka. Ukurumva agiye abagisha inama, abadayimoni baricara bajya inama z'ukuntu bagiye kumfatirana, ariko baribeshya. Nufata Uwiteka yafashe, Satani nufata Uwiteka yafashe, dayimoni wowe ntufata Uwiteka yafashe, nawe ubikora, nawe ufite ubugome bw'ubumara bw'inzoka, byumve nawe niwakora ko Uwiteka yamaze gukoraho.
ubwo iyo mukora inama z'abadayimoni mubona ko Imana iba itabareba, n'ijuru barimo rirakorera indi nama, ijuru riraza gutya rikora izindi nama, haturuka umumama witwa Imana izamamare umugisha Zena, mama Zena aho uri Imana izaguha umugisha bivuga arabizi. Hari amasengesho nakoranaga n'abantu bo kuri Igicaniro barakizi, dusenga ariko gusenga ni byiza, Imana ni nziza ndayizi narayibonye, niyo mpamvu udashobora kumbwira ikintu kugerekeye Imana, turaziranye gutya. Ubwo ahita aturuka aravuga ati my dear, ndamanutse ndetse ibyanjye byose mvuye Toronto, nje kugusigarira abana 2 semaines, genda uhambe muzehe inshuti yawe. Uwiteka bagucira kanzi, Imana ikagucira inzira. Abadayimoni bari kumva ibyo mukora mwihishe, muzi ko tutazabishyira hanze, babamenye, mwihane. Nawe ndi kubwire ko ufite ubwo bumara muri wowe, igihe cyawe cyageze, igihe cyo kujya abakristo muza mukavuga ibintu kugira ngo abantu buhishira amafuti, mwishira amafuti ngo muri gukizwa, ngo muri kubeshya, ariko turakijijwe, ariko tugendana ibintu bibi mu mitima. Aho bose nabajya gusenga, nyina ajya gusenga kwa Gitwaza, gusenga ute mufata inama mukagira inama zo kwica umuntu, urubozo. Ayo masengesho bamusenga ntayahe, mbagarutseho, ubuhamya buraje kuko ubu naje. Amen. Rero si depression please, no, ni ubuhamya mbereke kuntu Imana ikora. Abagucira kanzi Uwiteka agucira inzira. Imana itizana umudamu uvuye Toronto out of nowhere ati come on, ndaje mbasigarane wege abana banjye, Imana ijye bamera umugisha, kandi bari bato. Barambwira ati mama humura, turi kumwe, turakundana, Imana irahari, genda uhambe papa wawe, tuzi ukuntu mukundana, ubundi ntugire impungenge, tuzagumana, tuzamera neza. Barampumuriza, mujye murera abana banyu, mubagire inshuti, mureke kwita ku birara by'abagabo b'ibigoryi, ukamutaha igihe imyaka abana bawe ntubazi, nuzuko. My friend, nimba ari decision nziza Imana yankoreye mu buzima, ni ukuvana ikirara mu buzima bwanjye. Umuntu wari uzi ugiye kunyingiza aho kunzamura n'abana, none kama umwanya wo kumenya abana nkabakunda, tugakundana, nkabarera, none uko nshaka mu Mana, kuko we nta nzira z'Imana yashakaga. Mujye mushima icyo kintu, burya mu bibazo hari icyiza kivamo. I'm telling you. Ubwo nyine nafashe inzira, iyo narakoraga se kuko ufite umwana urwaye autisme, donc nari maze igihe n'ubu ntago nkura, amaze imyaka 8. Murandeba se hari icyo mbuze? Yesu arahari. Arangije naza amafaranga akura, ariko kubera amasengesho nakoraga n'amantuza ama audio gutyo, donc vuga Imana barabimenya, abantu barateranya bakuzine banjye, Imana bampera umugisha. Iyo mbyibutse numacetse kurira. Kuzine banjye razi afisa, mwaraterateranyije hirya no hino. Gisele we sinavuga, Gisele uhuye n'ibyago no mwaka, nzakugwa inyuma nk'uko wanguye. Bangurira itike, mama agenda poche, ndibuka njya kuza nataye umutwe, mfite agahinda. Abagome baraho bari kunyerera ku mubyimba, ngo bamimye ibigoryi by'abantu. Ubugoryi burya butagira ubwenge, ni umuvumo kutego. Akuze kuba uyishyizeho kumva kuri Imana y'umuntu, urinde wowe my friend. Noneho ubwo bazi ko gahunda zabo z'abadayimoni bakoze zakora zitekere ku Uwiteka yabyemeye. Ikimbaho njyewe mvuga ko Imana yacyemeye, wowe ntungirira nabi kemera, nuko Uwiteka aba yafunguye inzira kandi ashaka kwihesha icyubahiro. Nta ubasha ufiteho. Twamenye Yesu ukomeye. Ubwo arangije ndagenda, mudamu ngamamagara arambwira ati usute, nibyo ndabyo kugira inshuti nzima. Umva nataye umutwe, papa wanjye yigendeye. Umva ukuntu nari meze, nagiye kugura utuntu muri shopping, ndavuga reka ngurire papa shampoo, nzi ko ayikunda, nibagiwe ko ari we ngiye gushyingura.
nuko namukundaga. Dore abantu nashatsemo b'abatindi, nafashe indege ngenda nsa neza, ngenda mfite argent de poche, indege yishyuwe, yo haleluya haleluya, kadushima Uwiteka, dushima Imana. Nicaye abana bameze neza, bamwe barateka bazana ibintu mu rugo babishyirayo bagira ngo abana bazarye, naho babatindi nabuze n'amazina mbita, yewe ubugome barabwicaranye bashyira imitima mugendana. Nibaza n'ukuntu muhumeka n'iyo mitima yanyu, nubaho gute? Jewe sinabaho gutyo ngo ndumve ko n'ubuzima ari buzima. I'm telling you, nkunda, I love peace, nkunda ikintu kirimo amahoro. That's not my business. Ubwo noneho mfashe indege ndagiye, mbona musaza wanjye, mbona mama, nashimye Uwiteka, nashimye Imana, mbona ubuhamya bumwe nzajya nza nkubitemo kandi mbereka ukuntu abantu ari abagome, ariko Uwiteka ariho anagucira kanze, Imana ikagucira inzira. Irabikora. Nimba uri umugome wowe niwe ndi kubwira, uwo mutima wawe uzakujyana ikuzimu. Nimba ukicara n'abadayimoni mugapangira umuntu kumugirira nabi, bizakugaruka, bizagukomoka, izabirinda abana bawe. Njye nicyo navuga, kuko nkunda abana. Kuba warabaye ikigoryi ukaba umugome ntibigomba kuba abana bawe bagomba kuba ibigoryi. Nkunda abana, umuvumo kuri wari uzatwara, ntuzatwara abana bawe, ntuzatwara abana bawe pe. Sinjya nkunda kuvuma abana b'abantu, kuko ngo banye n'abandi badashobotse. Abana ni innocent. Amen. Rero nuko byagenze, Uwiteka aranjyana arangarura, bigenda neza, nsanga abana ameze neza, Imana umugisha. Na nyuma umudamu yarinze, bamuhamagaye ku kazi, nibaza ukuntu bigenda, ikiro kitararangira n'iki, ariko Imana ihita inzanira undi mukobwa wamfashije witwa Sara, nawe Imana imumugisha, ati nanjye reka nze magume. Hari n'undi witwa Asiyata, nawe ashaka kuza. Reka Imana iyo tuyikorera mu bihe bigoye, we n'ubu uzi kuri kugucira inzira mu bihe nawe mu bindi bihe. Amen. Iyo dukorera Imana, Imana ni nziza rero. Ariko abatindi bariho, abagome babaho, kandi bihisha ibirura biriho. Ariko reka mbibutse, iyi Mana dukorera izatwishyura ibyo twakoze. Nutihana ngo usabe imbabazi, uvuga uti narakemutse, ureke kwigira indyarya, ureke kwigira inzoka mu bantu. Uri umugome ugendana amara y'inzoka, Uwiteka azaguhana, kandi Gehenome niyo igutegereje. Niko biri. Rero iyo abantu baza bagatanga ubuhamya, ntimukajye ngo turi gukina. Tuzi ibyo twaciyemo, Imana ikabituvanamo. Iyi si depression, iyi ni ishimwe rikomeye. Mfite byinshi Uwiteka yankijije. Amen. Nibyo birimo. Amen. Iyo mvuga rero ndashima.